biragoye kuvuga ubuhamya bwa Jacky kuko iryo joro yambwiye ukuntu abantu baho bose babishe agasigara wenyine, ambwira ukuntu umugabo yamutaye mu nzu akagenda afite umwana w'incuke anatwite indahuro. ubwo buhamya rero yatanze bwatumye mwibonamo, numva ngomba kumufata nk'umwana mu rugo nubwo yanyishyuraga amafaranga y'inzu, ariko numvaga ngomba kumuba hafi. ntabwo byari byoroshye, rero ikintu cyari kibabaje ni uko yaraje iwabo inzu yarabaguyeho, akambwira ati niyo ubuzima bwananira si ubu nasubira hehe. nari nzi ko ndi bukomere ariko biragoye kubisobanura. neza mu tariho ego neza ego yisashimwe cyane bazwi ego nitwa Albina nimwe bwe mama fiye yego niki hanyuma nagiye numva mu nkuru ko ari mwe mwareze wase Jacky. ni jewe agaruka kumurera naramwakiriye aje gucumbika iwanjye. hanyuma narinje rero nari mbagendereye kugira numve bimwe kubyo ntarinzi kurushaho ibibazo bye se yaciye muri rugendo byose ndumva nimba bishoboka mwanyakira mukabimbwira. Murakoze cyane. Murakoze, nitwa Nyabuhoro Regine, ndi umumama w'umupfakazi mfite abana 2 n'umwuzukuru. Urakoze kuduha umwanya mama. Jacky ni muntu ki mwamenyanye gute? Uwase Jacqueline namumenye hashize imyaka 4. aje hano aje gushaka inzu yo gukodesha, hari ku cyumweru ndabyibuka. nje nsanga abana bamwakiriye baratubwira bati twabonye umumama noneho ukijijwe, kubera ko nari maze iminsi nsenga mvuga ngo ndashaka ko nzajya mbona abapangayi b'umugisha. yari atwite, ubundi ntago bijya bimbaho ko ngenda ngo njye gusabana n'abantu, kandi iyo ukodesheje abantu ufata distance kugira ngo batanakumenyera. ariko iryo joro biragoye kuvuga ubuhamya bwa Jacky kuko iryo joro yambwiye ukuntu abantu baho bose babishe agasigara wenyine, ambwira ukuntu umugabo yamutaye mu nzu akagenda afite umwana w'incuke anatwite indahuro. ubwo buhamya rero yatanze bwatumye mwibonamo, numva ngomba kumufata nk'umwana mu rugo nubwo yanyishyuraga amafaranga y'inzu, ariko numvaga ngomba kumuba hafi. ntabwo byari byoroshye, yari atarakira ubuzima arimo. reba kuva muri jenoside umugabo akaguta mu nzu, Jacky yarariraga umunsi ku munsi. twaba twicaye hano kumva avuzije induru ayikubise ku munwa kandi atwite, ngahita ngenda nkajya kumureba nkamuganiriza nkamubaza uko byagenze. rimwe na rimwe akambwira ubundi bikamunanira, ariko nkamubwira nikomera kandi bizashira. njye nakomendaga kumukomeza mubwira yuko Imana ntayo itakura umuntu,
nkitangaho urugero, nkamubwira ukuntu nareze abana bagakura, nkamubwira nti humura nawe uzabarera kandi bazakura. Ikintu cyari kigoyemo rero cyane muri ibyo bintu, gutabwa ufite abana 4 ugomba kurera, nta mukuru wawe ufite ku ruhande, nta nyogosenge, ababyeyi ari abasaza n'abakecuru nabo badashobora kugira ikintu bakumarira. Noneho ikintu cyari kibabaje ni uko yaraje iwabo inzu yarabaguyeho, akambwira ati niyo ubuzima bwananira se ubu nasubira hehe? Nari nzi ko ndi bukomere ariko biragoye kubisobanura. Tubana muri ubwo buzima, Jacky akigunga, Jacky adashobora kurya kandi atwite. Rimwe na rimwe tukabanza kumufata nk'umupanga, ukamubwira uti ese wariye, akavuga ngo yego. Ariko igihe kimwe navuye gusenga, numva mfite imbaraga zo kujya kumureba ngo ndebe uko ameze, nsanga yabaye umweru hose. Nkimubona yarababaye, yari afite agahinda kuko yahise ameneka. Ibintu byose yari afite ahita bimbwira, ahera kuva yavuka kugeza kuri iyo saha atwite. Nicyo kintu rero navuze ntangira cyatumye mwibonamo, nkumva ngomba kumwumva, nkumva ngomba kumugenderera, nkumva ngomba kumenya uko yaraye n'uko yiriwe. Ubwo rero nyuma yo kumpa ubwo buhamya, nta kindi kintu nari mfite cyo kuvuga uretse kumubwira ngo akomere. Ntabwo umuntu yakubwira ibikomere yaciyemo, ntabwo wamubona atwite inda igera mu mabere, afite akana gatoya kameze nabi kataryaga. Ariko nyuma yaje kunsobanurira ati kutarya k'uyu mwana nanjye ubwanjye byambayeho ndi mutoya. Sinari nzi guteka indyo yuzuye ngo mbe nafashe umwana ngo arye. Wakira Jacky yari ameze ati, yari umuntu ugaragara nk'ufite ibibazo? Dutangiye kubana nko mu myaka nk'ibiri yakurikiyeho. Ubuzima bwari bugoye cyane kuko nyuma y'icyo gihe yaje kubyara wa mwana, kandi amubyara atagira akazi, gusa akaba umuntu w'intwari ushakisha. Ariko ibyo ashakishije byose kubera kuba wenyine n'abana bigapfa. Kuko icyo gihe yarambwiraga ati ngiye gukora massage. Ibaze ko yataye umwana w'amezi ahari nk'2, ntago yigeze akomera mu mugongo, akajya ajya gukora mu Bugesera. Abanza no kubimisha kubera ko nakundaga kumushyiraho igitsure, nkamubwira ntugomba kurya, ntinutarya uzagira ikibazo ababyeyi bajya bagira batariye. Umwana aramusiga, amusigira abakozi. Icyo gihe ntabwo byaresheshije. Nyuma yaho nibwo yaje gukora impanuka ikomeye, atashobora kugenda. Murebe ukuntu angana. Nari ndi muri butike barampamagara bati ngwino. Mama we niwe wampamagaye ati Jacky akoze impanuka. Mpita ngenda musanga Ikibagabaga. Mpageze nsanga barimo barahindukiza akaguru, amagufa akocoka. Mugabo avuga ati hangane nyahindukiza gishyushye kugira ngo nze kubona uko nshyiraho isima. Baje kuyishyiraho, numva nibuka neza yaramaze amezi anaryamye hasi. Yaraguye agwa Kicukiro agiye iwabo, ahita ahinyagara nyine akaguru karavunika biriseriye, kuko nyuma baje kumubwira ko akaguru bagomba kugaca. Ariko dukomeza gusenga, Imana ikora igitangaza, karakize. Hanyuma ubwo muri icyo gihe yaravunitse, yarabayeho ate ko atakoraga, yaratunzwe n'iki? By'ukuri navuga ngo ni neza y'Imana. Nanjye sinavuga ngo uruhare rwanjye rwashoboraga gusatisfeza ibye, namuhaga icyo nshoboye. Ariko muri ubwo buzima bwe yari arimo, nkeka ko hari nk'abantu bamugeragaho. Ariko ni ukuri yabaye intwari, arihangana. Gusa muri icyo kigeragezo yari arimo yarababaye cyane, ko trauma yajyaga imutera rwose. Noneho ntangira no kumukanseringa, mubwira nti ni ukuri mu bibazo byose ufite harimo na trauma,
kuko akantu kose kamugeragaho impact, akavuga ati kuki nasigaye, kuki ntapfuye, kuki Imana yanshyize ku isi ngo nduhe bimeze gutya. Umuntu rero wamfashaga muri ubwo buzima bwo kumukanseringa ni mama we, kuko mama we yarazaga akambwira ati kuva nabaho mu buzima nanjye ngufata nk'aho uri mukuru wanjye, ku buryo yavugaga ati niba binaniye reka nisubirire iwacu. Mama we akambwira ati koko ubu ngubu agiye kongera agaruke mu rugo n'abana bameze gutya 4 bose, ati wambabari ukamubyeyi ukihangana ugakomeza ukamuganiriza ko mbona hari ibintu bigenda bihinduka kuri we akazakomera, ati koko njye sinabishobora. Dukomeza rero muri ubwo buzima, buri munsi nkajya mubwira ntabwo ari we ndushyi wenyine niba muri iki gihugu, ni nuko buri wese afite ukuntu yakira ibibazo, ariko humura Imana irahari. Nyuma yaho rero aza gukira, ariko ntabwo yari akize, nuko nyine yumvaga agomba kujya gukora kugira ngo abana babeho. Nibwo yongeye gushaka ahantu akorera Kicukiro, Kicukiro hari umushuti wamubwiye ati ngwino ujye kureba ikintu ukora tujye dufatanya. Ubuzima bwo kunkodesha nuko abana bari babayeho mu by'ukuri cyane kuri inyamaswa. Jacky yari yaranganirije ubuzima bwe bwose. Ikintu cyandanze kigatuma nceceka nuko story ye nari nyizi kandi ari ukuri, nkajya nihangana, nagira gutya akagira nk'umusura akihangana akambwira ati rero hari amafaranga nabonye akira. Iyo ibyo kurya mama we hari ibyo yabonaga akamuzanira n'abacuti be, natwe tukamusura tugafashanya. Iyo yaburaga yo gukodesha inzu waramwihanganiraga? Yewe nawe arahibereye n'ubuhamya bugenda. Njye navuga ngo wenda n'impano nk'Imana yampaye yo kumva abantu, numvise ngomba kumwumva kuko nta kindi nari gukora. Sinari kumubwira ngo asohoke mu nzu, wenda hari n'ibyo mwiboneye ko ni nk'umwana mu rugo. Navuga ngo ni umuntu Imana yampaye, narihanganye. Ibyakuremereraga se kuba ufite inzu yakabaye yinjiza, hakaba hajemo umuntu ufite ibibazo? Ubuse byakuremerera ugakora iki? Urihangana ugasenga, nyuma y'igihe runaka ukabona Imana iciye inzira, ukabona arakubwiye ati amafaranga ndayabonye, nkihangana. Icyandanze mu buzima bwe no kwihangana na n'uyu munsi. Umwana wa Jacky amaze kugongwa ubuzima bwari bumeze gute? Umwana w'umuhungu yagiye ku ishuri. Icyo gihe Jacky nta kintu yari gukora, twari turi oya yari yagiye. Arampamagara arambwira ati mama fe, ati noneho habanje umukobwa yari yagiye kwa nyirakuru akora impanuka y'igare, arakobagurika ahantu hose. Nyuma y'icyo cyumweru kitararangira, umuhungu nawe avunika akaboko ari ku ishuri, bamushyiraho sima. Nyuma y'uko abana bakora impanuka, nibwo yagiye gushaka ahantu akorera ibatsinda, hanyuma arongera akora indi mpanuka ya kabiri kuri ka kaguru nanone. Business irahomba, abantu barabitwara, utwo yagiye gukuramo harimo intebe n'utumeza, ariko ubwo ubuzima bwarongeye busa nk'ubuhagaze bupfuye, arongera asubira mu bwigunge. Noneho rero dutangira kuvuza trauma yenyewe, trauma irazamuka agera ku rwego rwo hejuru, kandi kubera ko atigeze yakira ibintu yabayemo, nta nubwo yabyemeraga ko afite trauma. Isaha yose yambyutsaga namutwaraga kwa muganga, baje kumuha transfer yo kujya kwivuza Indera. Umusatsi akuraho, asanga nta kintu arwaye, bamubwira ngo agere abantu bamuganiriza. Ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane. Nanjye navuga ngo kubishobora n'Imana yanshoboje, kuko niba umuntu ashaka kugubyuza inshuro 5 cyangwa 6 mu ijoro akubwira ngo afite ikibazo, ni ibintu biremereye. Ariko ndashima Imana cyane ko yanshoboje, kandi nayo ikamushoboza kwihangana, kuko twaganiraga ko namuhaga abaganga b'abakansera ngo bamuganirize, yagendaga asa nk'utuza mu mutwe. Noneho aza kuhakira ko afite trauma koko, atangira
kujya yiganiriza nk'ikintu kibaye ntagiherane, akagisharinga. Niba hari icyo umuntu ashobora kumwunguraho igitekerezo tukakiganira. Ni uko kuntu yagiye asohoka mu gahinda gakabije, kuko buri gihe nta kintu ashobora gukora wenyine. Nimba ari ihungabana rikimurimo, buri gihe agomba kukubwira ati ngiye gukora iki ngiki ariko mfashe mbigenze nte, mukaganira ibintu byabishyira ku mugaragaro. Kubana nawe rero igihe kirekire biterwa nuko nta buryarya agira, kuko ibintu byose abivugiraho, kandi nawe wakora ubushishozi nk'umuntu ugasanga koko nibyo. Nari umujyanama w'ubuzima mu myaka nka 12 ishize, nkakunda gukanseringa abantu batandukanye. Iyo rero wegereye abantu ukabaganiriza, usanga umuntu w'inyuma atari wowe imbere. Kuba rero naramuganirije ubwe akanyibwirira ibintu byose ntabyumvise hanze, nafashe ayo makuru nyafata nk'aho ari ukuri, numva mugiriye impuhwe. Uwo mugabo yambwiye wamutaye sinigeze mubona agaruka, nabaye aha mu rugo nta wundi muntu nigeze mpabona. Mbese ibye byari ibye n'abana be. Amaze kwakira umubabaro, tumubwira ko agomba gukomera akabintwara. Ese ubuzima bwa Jacky uyu munsi buhagaze bute? Ubuzima uyu munsi abayeho, njye ndavuga ku birebana n'umutima. Navuga ngo amarangamutima ye apfuye yararangiye, kuko yamaze kwakira. Mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo umuntu ngo abana n'umubabaro amahoro. Ibyo yarabyakiriye, kubana nabyo amahoro. Ntabwo akirajite, ntabwo akigunga, ntabwo gishobora kurara atariye. Yewe niyo afite ikibazo arambwira ati mate harya nariye, tukaganira. Ubu rero ubuhamya natanga bw'uyu munsi nuko Imana yamugiriye neza, akaba yarabohotse ku mutima, kakira kuba imfubyi, kakira gutabwa, noneho akiremamo icyizere cyo kurera abana. Hari icyizere cy'ejo hazaza ubona ku buzima bwa Jacky? Uyu munsi ntabwo akihebye. Amafaranga adahari, ibiryo bidahari, azi neza yuko Imana yo mu ijuru ishobora gukora igitangaza uyu munsi cyangwa ejo. Nibyo byiringiro afite, ntabwo agicika intege. Mbona hazaba heza, kubera ko icyo nakwita amarangamutima apfuye, agahinda kari karamuheranye, amaganya, kwiheba, ntabwo ibyo bintu bikimuranga. Nawe yamaze kwiyakira. Nari ndi kubabwira nti rero nkurikije mu myaka 2 yashize, Jacky aforse yo kuganira, aforse yo kumukanseringa, aforse yo guhura n'abaganga batandukanye, yiremyemo icyizere. Numva tumaze gukurikirana gahunda z'icyunamo inshuro enye, kandi kenshi tuba turi kumwe. Akumva ubuhamya bw'abantu, akumva si wenyine, kandi uretse no mu cyunamo n'ikindi gihe yumva ubundi buhamya. Ubu rero yamenye kwiganiriza, agakora igikwiye. Nubwo nyine umutima w'umuntu uremerewe, ariko byibuze iyo ubonye umuntu uganira nawe wumva uruhutsemo. Rero muri iyi minsi ndashima Imana ko ibyo binaho byari byaramujyanye mu kwiheba. Hari nk'igihe yagendaga atazi ahantu agiye, akambwira ati buriya nagiye, ati numvaga bindemereye, ati njya mu rugo ntaragomba kujyayo, akagaruka. Ariko amaze kwiyakira, niba navuga ngo cyari ijambo tujya dukoresha rivuga ngo kubeshya ubwonko, kumva yuko atari wowe wa mbere, atari nawe wa nyuma, kandi uko byagenda kose ugomba kubaho. Nibwo arimo gushakisha rero icyo gukora ubu ngubu. Akaba yaratangiye akaresitora muri ubwo buzima bugoye. Dufitemo abana 4, abakozi bangahe, n'inzu y'ubukode. Ariko ndashima Imana yuko nta gacitse intege pe. Nubwo umutwe ujya unanirwa, ariko amarangamutima ibyo yivugira, aravuga ati nubwo bimeze gutya, uko wankomeje, ko wambwiye ko ngomba kuba intwari, nzabiharanira, hamwe n'Imana nzabigeraho. Hanyuma mama, urakoze cyane kutuganirira. Ngize amatsiko cyane mu bintu Jacky yaba yarakuganiriye, ni iki kibanga yaba yaragiye akomozaho cyane, ntabe yakikubwira mu buryo bweruye, ariko akakikubwiraho ukaba warakibitse nk'ibanga wabuzeho? Ikintu kibanga rero yaba yaranganirijeho, hari
hari icya mbere ni ukumubwira ko umuryango wabo bose bawushe bawumaze akarokoka wenyine. nicyo kintu cyanushije cyane kuruta ibindi byose, kuko umuntu aje kugukodesha akakubwira ati nubwo umbona uko ndi jyenyine, narokotse jyenyine iwacu, ababyeyi banjye nari nsigaranye, inzu yatuguyeho, narebye rero kuguma mu rugo n'abana 4, ubu ngubu nashatse 2, ubwo urugo rwa mbere ntaruriho, umugabo wa 2 amutana abana ari n'umupasiteri, aza hano atwite inda nkuru. Hanyuma mama akomera cyane, abo misengira amatsiko, ese uwo mugabo uwo nguwo wabashije kugenda niko navuga, haba hari inkuru imukurikirana se, haba harajemo se nk'amategeko bakamukurikirana bakabasha kumenya aho ari, kuko uko biri kose iyo utaye umuryango gutyo muri leta biranahanirwa. Mu by'ukuri Jacky trauma yari afite ku rwego rwo hejuru, nta n'umutima yari afite wo kumva hari ikintu amurega n'ikintu na kimwe, kuko icya mbere gukomereka, kubura ababyeyi, kubura umuryango, n'uwo ushatse nawe akaguta gutyo, nta mutima yari afite wo gukurikirana abo bantu. Ndabizi neza mbihagazeho, kuko nyuma maze kumuganiriza numvaga ntagomba kumubwira ngo afate umwanzuro we ubwe. Numvaga ntagomba kumubwira ngo afate umwanzuro, ahubwo naramubwiraga neze uteganya iki, ko ibintu bikubayeho biri too much kandi uri mutoya, ushobora gushaka. Amategeko avuga ko iyo umuntu ataye urugo nyuma y'umwaka aba agomba kubishyikiriza leta, akaba yakwakana divorce. Ariko kugeza uyu munsi nibyo navugaga ngo umuntu ngo ababeshye ubuzima kugira ngo ubuzima bugende, ntabwo icyo kintu yigeze agitekerezaho, ahubwo aravuze ati ngomba gukora aba bana bakabaho, n'aba bantu bampemukiye nkabyarana nabo gutya bakazabona yuko ndi umuntu. Ariko ibyo byagiye biza nyuma amaze kubyakira, kuko mbere yumvaga abana ntacyo bavuze kuri we, kuba umuryango ntacyo uvuze, inshuti ntacyo zivuze, nawe ubwe yifuzaga urupfu. Hanyuma kugezana n'ubu nyuma y'iyo myaka 2 inarenga ishize mu bana amazine, uyu ni uwa 5. Muri iyo myaka 5 tuvuga ko ari 4 n'igice ubwo ngubwo, ntago higeze habaho ko uwo mugabo aba yanashakisha naho Jacky ariyo ngareba abana ko biri kose niyo umugabo agutanya abana bazi ko abana bahari, nawe nkeka ko wenda ashobora kuba azi ko abana bahari, cyangwa byose yarasibye, nta gukurikiranwa, nta kubakurikira kugeza n'ubu. Ikintu kimwe Jacky yigeze gukora kibyara umwana yaje atwite, niryo bamubyaje kwa muganga, nawe nyine yari azi ko bitari binshimishe, yagiye iwabo w'umugabo ajyanayo umwana, ndababara agahinda karanyica, kwa kundi kumwe umuntu aba avuga ati ko numva ntacyo nishinja kuri njyewe, nkaba nabyaye wajya kubereka umwana. Ngiye kureba nsanga abandi bana bari mu nzu honyine, arambwira ngo mama ngo yagiye ngo kwerekana umwana. Nukuri araje ndamutonganya, ndamubwira ntago ari byo, umugabo yaragutaye, azi neza igihe wagombaga kubyarira, ntiyigeze intervene ngo agire ikintu agufasha, yewe naho iwabo ntiyigeze ajyayo ngo agire ikintu ahakura uretse umubabaro n'agahinda. Yavuze ati byibuze nayo ngiye kubereka ko nabyaye umwana usa n'umuhungu wawe. Ariko nta nibyo nabo bitayeho, ntabyo bitayeho, nta muntu nigeze mbona musura, nta wamuhembye, ibaze kubyara ntagire umuntu uguhemba, ntihagire n'ukugeraho, ntago mbazi. Hanyuma se ubu kuri icyo gihe cyose duciyemo cy'imyaka irenga 4, ubu ni ukuvuga ngo abana ikigero bagezemo kingana gute se barabasha kwiga, se bigeze ubu ngubu? Umwana mukuru umenya yenda kugira imyaka 13, gatoya nyine kavukiye ahanga niko gafite 4, mu bihe byatambutse barigaga, ariko ubu bari mu rugo ntabwo biga. Kutiga ni ikibazo cy'ubushobozi. Ikibazo cy'ubushobozi.
ubwo ku ruhande kuri ibyo ngibyo no kuvuga ngo ni nkaho ari wowe mu cyongereza bavuga ngo guardian angel cyangwa malayika, niwe malayika umurikira uyu muryango wa Jacky gusa, nta wundi muntu uboneka ngo wagire ubwo bufasha buto yatanga. Nta njye navuga ngo hari igihe umuntu ahabwa n'igihe abantu bata umuntu, kuko mu bihe byashize urumva nta kazi yari afite abacuti be, afite abari mu Rwanda n'abari hanze bakamugirira impuhwe, aho nk'uko mu Rwanda bimeze twese turi abanyarwanda nta wabeshya undi, ikigeragezo iyo kirambye kiraryana, abantu ntabo nkibona abantu bafasha. Ubwo nuvuga ngo muri iki gihe Jacky ni umuntu ufite ako kantu acuruza gatoya, abana baraho ntibabasha kwiga, nawe urabafasha uko ushoboye nta kundi. Icyo nshoboye twabona ibyo kurya, iyo bidahari turabisangira, byaba byabuze kandi tukisengera tukaryama, ariko ntabwo tujya tuburara kamwe. Wowe mu by'ukuri ubasha gukora isaha maramuko, ufite ibintu ukora runaka cyangwa se nibyo byo gukodesha amazu, wabona uwo mukiriya uyabamo akaba yagira icyo atanga utamubona ubwo nuko? Jewe naracuruzaga, ariko muri ibi bihe bya covid kubera nabonaga inkundura irimo, harimo gufata abantu, abakiriya nabo batabyumva, utamubwira ngo karabe, utamubwira ngo yambare agapfukamunwa, nkabona bineza ibibazo, nafashe umwanzuro wo gukata inzu nacururizagamo, nyikatamo igice kimwe ndagikodesha, ikindi nyibikamo ibikoresho nkoresha, ubundi ntungwa n'amafaranga yo ava mu mazu. Kandi ukaba uhari hano wenyine gusa, nta wundi muntu umufasha se? Ubwo ni wowe gusa? Njye ndi kumwe n'abana banjye babiri, uretse ko ubu ngubu badahari, n'umwuzukuru. Uko biri kose hari abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi iri kudukurikira, harimo ababyeyi, harimo abantu b'urubyiruko. Mbere y'uko twenda no kuza gusatira umusozo, ni iki cyabafashije kugezana muri urwo rugendo rw'ibibazo? Ni uko gusenga, kuko namye numva uvuga gusenga cyane. Ni gute, ni izihe mbago mwakoresheje gutsindagira umwaka 1, 2, 3, 4 kugeza kuri uyu nguyu wa 4 n'igice? Njye navuga ngo numvaga mfite umutwaro wo kumuganiriza, icyo nicyo kintu cya mbere cyamfashije, kuburya kugira ngo ukure umuntu muri trauma agere ku rwego yumva yisangamo nk'umuntu, ni ibintu bikomeye cyane. Harimo kudacika intege, harimo ko icyo gihe mwakira yambwiye ko umugabo ari umupasiteri, nkaba nimubwira ijambo ry'Imana byibuze azajya nyumva, ariko icyo gihe ntabwo ijambo ry'Imana yari akiryumva kubera gukomereka cyane. Urumva gukomerekera mu rusengero nta nubwo wanarusubiramo pe, ntabwo warusubiramo. Ariko ndashima Imana rwose ko muri ino minsi yongeye kugaruka, ibigara akabireka, ko no kugenda mbese atazi yajya, ibyo byose yagiye yikokoraho, nibyo bimuha imbaraga zo mu mutima, kuko buriya n'abantu bashobora kukwangiza. Ubwo uvuga ngo mu by'ukuri izo mbago mwakoresheje ni kwa gusenga no kuguma muri hamwe, wowe nawe? Yego. Ni iki ubu ngubu mwumva cyakorwa? Ni iki muvuga muti nyamara iki kintu tukibonye cyadusindagiza iminsi? Ashobora kuba ari ku giti cyawe, ashobora kuba ari ku giti cya Jacky, uvuga uti abantu batureba kuko nibo dukorera, kuko bamenya ibyo ducamo, niko kubana, kubaho ni ukubana. Ni iki wumva wavuga uti iki kintu cyadutsindagiza iminsi, kibonetse rwose twashima, cyangwa se hagize ubuvugizi byagenda gutya? Yewe ku ruhande rwa Jacky ari nawe ntangira ubuhamya, numva ikintu cya mbere umuntu iwacu ku rusengero turavuga ngo ni uguha umuntu amaboko. Akeneye amaboko, akeneye abantu bamuba hafi mu by'umwuka, kumuganiriza ijambo ry'Imana no mu bifatika, kuko ntabwo wabwira umuntu ijambo ry'Imana ashonje, ntabwo wabwira umuntu ijambo ry'Imana afite abana bicaye batari kwiga, ntabwo wabwira umuntu ijambo ry'Imana ari mu bukode adashobora kwishyura kubera n'icyo gishoro kiba kidahagije. Ndumva rero support yaboneka ariyo kumufata amaboko, abantu bakamwankuraja, akazamuka nawe agasohoka mu kwiheba no kwigunga kugira ngo ashobore kurera abana.
twenda gusatira umusozo mama, hari ikibazo kintera amatsiko cyane kuko turi mu gihugu uko biri kose haba harimo n'abayobozi bareba inkuru nk'izi banazikurikirana abaturage umunsi ku wundi. Haba harigeze haboneka nk'ubwo bufasha nkawe navuga kuri tutirese cyangwa se uwo marayika wiwe mu buzima bwe bw'iyo myaka yose mwabonanye, haba harigeze haboneka nk'igihe muvuga muti tugiye mu buyobozi tuvuga iki kibazo dufite turebe ko twarenganurwa, turebe ko abo bana bajyanwa ku ishuri? ese warega umuntu utabona? Ikintu twakoze cyereka muri covid niwo nabaga ndi muri team ijya gutanga ibiryo, nkatanga report ko mfite umuntu ufite umuryango munini n'abandi bapangaye bari hano, bakabaha ibiryo nk'uko babihaga abandi kuko ntacyo kurya bari bafite. Naho ubundi nta kindi, nta kuvuga ngo abana ntibiga kuko ubundi nzi ko biri kose leta irabikurikirana cyane, nta mwana uba ugomba kuguma mu rugo atiga. Abana mu minsi yashize bajyaga bamufasha nyine abo bashuti be bo ku ruhande, abana bakiga, ariko muri ibi bihe ntabwo byakunze. Ubwo rero yari agitegereje ubutabazi bw'Imana, kandi hari igihe ujya kubona ukabona umuntu wenda ari no mu cyiciro adashobora guhabwa ubufasha ngo bihite biboneka. Icyiciro arimo ari mu cyiciro cy'ababyeyi be, ni nabo yibaruzaho nubwo yababwiye ko yabyaranye n'abantu babiri batandukanye, ariko aracyabarurirwa ku muryango we. Umuryango rero ukaba uri mu cyiciro cya gatatu, kandi abantu bakorerwa ubuvugizi kugira ngo abana bajye mu ishuri ni icyiciro cya mbere n'icya kabiri. Murakoze cyane.